kubera iki ibyaha bikomeza kwiyongera n'insengero nazo zikomeza kwiyongera. Ikintu ubajije Ni ikibazo dushobora guhita duhuza n'umubare w'abakristo mu Rwanda. Mu Rwanda hafi wenda nka 80 hejuru ni abakristo. Yego. Ubwo nituzamuka tukajya muri 90 baraba basenga. Barasenga. Baba ari abakristo cyangwa atari abakristo. N'abasenga kandi wibuke ko umukristo hari indangagaciro zimuranga nziza ku buryo zimuhindura umuturage mwiza leta ishaka. Niba ari mu buryo bwo kwigisha, niba ari kumwe ushaka gutanga message ku bantu, wanditse ubaza ikibazo sinzi wowe wakibazaga wari we. Yego. Urabaza uti ari wowe n'ibibazo byawe ninde wajyanye undi mu rusengero cyangwa se n'iki cyajyanye ikindi mu rusengero. Urabyibuka? Shozi ko nawe utoroshye. Umuntu aba yakurikiye. Yakora ayo matsiko ntawe utayagira kabisa. Hanyuma nafashe umwanya ndicara ndibaza. Ngewe njya mu rusengero. Ndavuga ko ninjye najyanye ibibazo mu rusengero, ibibazo byanjyanye mu rusengero. Ariko ndavuga nabwo bituvuga se ibibazo nabwo bigira amaguru. Numva kuganira nawe hari abandi batari ngewe bafite byinshi nabo bibaza. Bashobora kugira amatsiko y'icyo kintu. Ariko rero bitewe n'amatsiko. Iki ubaza muri iriya nyandiko. Urakoze cyane. Nkuko mu ijuru tuzambara indi mibiri mishya kugira ngo tunezererwe umunezero wo kubaha Imana, ni nako n'ikuzimu bazambika undi mubiri mushya wo kubababaza. Urakoze papa. Tujye tubwiza abantu erega iri niryo vugo tumwe dukwiye no gukorera kuri social media, kuburira abantu. Kuburira abantu no kubabwira aya makuru kuko uzi ikimenyetso kibi bintu. Ibi bintu hari ibintu mundi bajya banga uzabyumva ngo ushaje. Bireke kuba nijuru nikuzimu hari ahandi ni ukuri. Urakoze. Ubuzima bw'umuntu nanjye uko mbibona rwose no muri mite n'ibiki no kurumuna kubwira ati umuntu wanjye wari warapfuye none namurose aho ngo baranagaruka yangarukiye mu bitekerezo nturaryama niba uryama sibyo none dukura ibintu mu nsengero no mu madini no mu myemerere tubizane muri science no muri psychology. Niba patience uryama ukarota uri mu nyanja uri kugenda mu nyanja n'amaguru, ibyo uremera ko ushobora kubirota? Kubirota nanaguruka rwose ndaguruka imisozi nkayimara. Warose uguruka cyane none nize mbaraga zikora ibyo bintu n'ubwonko. Urakoze. Kandi ibyo bintu birota utari kubikora kandi ishusho ukabona niyo. Ndabibona rwose ukabona niyo ndetse wanabyuka ukibaza ukuntu uryamye. None niba Imana yaduhaye iyo capacity y'inzozi, wibuka ko yari isi y'umwuka ubwo y'ibitagaragara. Iyo ni imagination ibiri kuba murasinzira. None se pasiya ibyo bintu ntibishobora no kukwemeza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi cyangwa iherezo ry'umuntu atariri gusa, ahubwo ko ari uko capacity y'ubwenge bwacu itabishyikira. Nk'uko umuntu atakwiha kurota ngo arota bigizemo uruhare, imbaraga zikora ibyo bintu kuki zitagwishurira ko umuntu atarangira gutyo gusa bya bitekerezo bye nyine ibyo bikurotesha hari ahandi bijya. Ibihe byiza mwe mwese mudukurikiye muri aka kanya aho muri hose, tubifurije kugira ibihe byiza cyane. Nitwiringiye Imana Patience, ndi kumwe na Bikem. Ngiye wiringiye Imana Patience uraha ndi kumwe ubwo ndi Connection TV sinsigana nayo. Hanyuma ndi kumwe kandi n'iyobokamana TV. Byabaye connected. Iyobokamana TV na Connection TV. Muri ya connection yawe byiconnects. Now we are connected. Bikem dukunze kuganira ibintu bitandukanye, ariko none uyu munsi nje kuganira nawe kubera amatsiko no gushaka gusobanukirwa. Ufite amatsiko? Ufite amatsiko. Yanjye se? Ufite amatsiko y'inyandiko yawe. Hari inyandiko yawe nasomye, niba ari mu buryo bwo kwigisha, niba ari kumwe ushaka gutanga message ku bantu, wanditse ubaza ikibazo sinzi wowe wakibazaga wari we. Yego. Urabaza uti ari wowe n'ibibazo byawe ninde wajyanye undi mu rusengero cyangwa se n'iki cyajyanye ikindi mu rusengero. Urabyibuka? Shozi ko nawe utoroshye. Umuntu aba yakurikiye. Yakora ayo matsiko ntawe utayagira kabisa. Hanyuma nafashe umwanya ndicara ndibaza. Ngewe njya mu rusengero. Ndavuga ko ninjye najyanye ibibazo mu rusengero, ibibazo byanjyanye mu rusengero. Ariko ndavuga nabwo bituvuga se ibibazo nabwo bigira amaguru.
numva kuganira nawe hari abandi batari ngewe bafite byinshi nabo bibaza bashobora kugira amatsiko y'icyo kintu ariko rero bitewe n'amatsiko iki ubaza muri iriya nyandiko. Urakoze cyane, reka mbanze gushimire ko mpaye ikaze kuri Connection TV, maze kuba nk'umusangwa muri rugo kandi ni byiza. Abo kuyoboka Imana TV bo turahorana mu buzima bwa buri munsi. Turimo tunasenga Imana itugarurire channel ya Evangelize Le Monde TV. Akabajura bazi kwiyo abantu na channel ivuga ibintu by'ijambo ry'Imana badafitiye na password ahubwo ntaho batane nabiba Bibiliya umuntu akiba Bibiliya nabo biraza muri bya bisambo navuze se byibisha Bibiliya oya byo ni ibisambo byibishkorana buhaga reka nkubaza akabazo mbwe kubyumva umuntu aje iwawe akiba Bibiliya yawe uwo muntu abakoze icyaha cy'ubujura according mu by'Imana ariko atari mu mategeko. Umuntu wewe wumva wamucira urubanza ruhe yibye oya ngewe umuntu anyibye Bibiliya akaza akarirega cyangwa umuntu anyibye Bibiliya akayijyana akajya yisoma nazasubira inyuma ubwo ndavuga mbaye ndi umurongo w'ivuga butumwa yayibye umukristo umuntu anyibye Bibiliya akataha akajya yisoma nasubira inyuma kumuhemba ko yanyibye kuko iyo umuntu aje kwiba icyambere amaze kwiba Bibiliya yageramo mu ngingo nawe ubwe zimucira urubanza ku rwego yagaruka kwirega we wapfa kunyemerera akayisoma itegeko ngo ntukibe tavuga ati yego narakwibye none urimo no kunshinja taratandukira ibisambo byose ngize amahirwe rero byakwinjira mu mazu bijyanywe no kwiba ijambo ry'Imana aho ntabwo tuzabajyana muri RIB kuko bazaba bari kwifasha gucungura ubugingo bwabo. Urakoze cyane, narimo nshimira abantu bo kuri Connection TV kuntu badukurikira na comment zabo mbona zisa neza. Imana ibaha umugisha. N'ubundi rero tugiye kuganira ku kibazo cy'amatsiko cya patience. Buriya nuko ari we wagize umugisha nyine wo kubibona nabipostinze. Hari n'abandi rero babyumvise bahisa umutima bacira urubanza. Hari nge n'ikibazo cyanjye ninde wajyanye undi ku Mana, ninde wajyanye undi mu rusengero. Iyo ngingo yacu cyangwa iso nsanganyamatsiko ni ikigisho kirekire ubundi ariko turakirezema mu minota mike ya message itambuke. Reka noneho nshobora kwinjira mu rusengero uyu munsi nkabaza ikibazo umuntu wese wicaye ngo why are you here? Kubera iki uri hano? Ngiye kubwira ijambo ry'Imana usomera niturangiza dusenge none twinjire mu icyo kiganiro. Aza kunsoma muri Yohana bice 3:16. Yohana rihera Yohana bice 3:16 uraza kunsoma no muri Luka 19 uri kuhashaka reka mbe nsenga. Yohana 3:16 na Luka 19. Turagushimiye mwami Yesu Kristo, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi zawe ndetse no kurinda kwa gukomeye. Waturinze utugira neza, ibyago ubugingo bwacu byari byinshi. Tugushimiye ko dutije imbaraga n'umwuka w'abazima ngo tuze tuganire n'abantu bawe, tuze tuganire n'ubwoko bwawe hano kuri Connection TV ndetse no kuyoboka Imana TV. Turakwinginze rero kugira ngo iki kiganiro abari wowe ukiyobora. Ntihabeho twebwe ahubwo humvikana ijwi ry'Imana muri twe. Twemeye kukubera umuyoboro unyuzamo ubutumwa n'iyi message kugira ngo igere ku bantu bawe ari message ikwiye iturutse ku mutima w'Imana kuruta uko byaturuka ku baraga mutima yacu. Ugire neza umunyamakuru yoboye ikiganiro, ugire neza cameraman, nanjye utije iyi mikrofoni umpe kuyikoresha neza mu nyungu zawe. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje urakoze. Amen. Wambwiye uti ni Yohana 3:16. Yego. Bibiliya yanjye se ko mbona ndi gukanda. Ugira Bibiliya yawe se burya? Bibiliya muri telefone yanjye. Bibiliya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ndi kubona ntazi impamvu ntago iri guhita ijyaho neza. Wowe urayifite aho ngaho. Reka turebe, yego reka turebe Yohana 3:16. Ni ijambo rinazwi nzi mu mutwe ariko kugira ngo abantu batagira ngo ndi kuvuga ibitekerezo byanjye, reka ni byiza ko dukoresha ijambo ry'Imana. Yohana 3:16 haravuga ngo
kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, sibyo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turajya muri Luka 19. Luka 19 niho tugeze. Luka ibice 19 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi, ashaka kureba Yesu ngo amenye yuko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Oyoyo. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumo ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ageze arara, baramubwira ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Haleluya. Aha, duhite ko tuza dusome ni ibyanditswe 3 niba atari 4. Matayo 6:33. Matayo 6:33. Aha. Luka Matayo 6:33. Twagiye Luka 6:33 haravuga ngo wasoma, ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongera. Urakoze cyane. Hita undeberana hano rero tuvira inyuma rimwe kuko ikibazo cyanjye kirasubizwa n'ibi byanditswe. Yohana 6:1. Yohana 6:1. Yohana 6:1. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Yonyine ikomeza kabisa. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira. Why? Babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Komeza. Yesu azamuka umusozi yicaranayo n'abigishwa be. Yego. Ubwo Pasika iminsi mikuru y'Abayuda yendaga gusohora. Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya. Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze, ubwe yari azi icyo ari bukore. Ameze kwa Filipo nawe cyane. Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira, nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati nimwicaza abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara, bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira, ayigabanya abicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga abwira abigishwa be ati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano. Nushaka kugeza aho rwose ntacyo warurangije. Nubwo bari bashigaje nyine. Yego. Imana iguha umugisha cyane. Merci. Patience aragira uti bikemo niki cyaguteye kubaza kiriya kibazo ngo ari wowe n'ibibazo byawe cyangwa se n'ikibazo cyawe? Ninde wazanye undi mu rusengero cyangwa n'undi wazanye undi ku Mana? Wenda bari uko tubigira. Nanjye nyine ngahita ko nkuramo suggestion y'icyo kibazo. Nabaza umuntu wese uri gutiraba mu Kristo, urusengero wicayemo aho uteranira, kubera iki ari uteranira, kubera iki uhicaye uyu munsi wa none? Icyo kibazo nakibajije maze iminsi ntekereza ku mpamvu zazanye abantu mu nzu y'Imana zigiye zitandukanye, kugira ngo dufatikanye n'ijambo ry'Imana kugenzura ko impamvu nyamukuru ikwiye kutuzana mu nzu y'Imana ariyo yatuzanye, dusanga twarazanywe n'indi mpamvu itariyo ijambo ry'Imana rishaka kwituzana mu nzu y'Imana, tuyisenye twimike iyo ariyo y'ukuri. Umuntu ashobora kuba mu buzima bw'ikinyoma atabizi kandi yarayobye bitewe n'uwamwigishije cyangwa ukuntu yahawe inyigisho,
urabizi ko umuntu yoshye undi gukora ikintu kibi amubwira ibyiza bikirimo, ariko ukishora mu kibi inyuma ukazahura n'ingaruka, kandi hari undi muntu wari ubiri inyuma wagushutse. Ni nako no mu myemerere bishoboka ko abantu bayobya abandi bakabigisha ibijya gusa n'ubutumwa bwiza kandi atari ubutumwa bwiza, ubwo ari amarangamutima bwite y'umuntu bitewe n'impamvu n'intego y'ikintu ashaka kugeraho. Uyu munsi iyo twinjiye mu rusengero tugasanga ruteraniramo abakristo benshi, aho turahicara tuvuga ko urwo rusengero rwagutse cyangwa rwahiriwe. Uzi ugiye mu rusengero ugasanga harimo abantu 3,000 bari hasi no hejuru bari kubyigana n'umushumba bari imbere ari kubwiriza. Ubuse ndinde wo kuva aho ngewe aho ndahahigwa uhita ko wanzira ngo urusengero rwarahiriwe cyangwa rwaragutse. Hari amavuta. Kubera iki? Urebeye ibintu mu mubare nyamwinshi, nyamara kwaguka kw'itorero n'urusengero ntabwo bireberwa mu bwinshi bw'abantu barwinjiyemo, ahubwo bureberwa, bipimirwa mu mpinduka zagaragaye ku muntu winjiye muri urwo rusengero. Niba koko yarinjiyemo agahinduka koko umukristo mu mvugo no mu ngiro, akitoza kugenda nk'uko Kristo yagendaga no kuvuga nk'uko Kristo yavugaga, umubonye wese akamubonaho ishusho yo kwera. Successful cyangwa intsinzi y'umushumba si uko urusengero rwe rwuzura abantu benshi. Intsinzi nyayo y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni uko hagira abantu niyo baba 3 bemera guhindurwa n'ubutumwa bwiza. Muri abo benshi bari preza se ashobora kuvamo nyine abahindurwa benshi. Trebye. Kabari success. Tugize umugisha ko ndagukunda ukuntu baza. Thank you so much. Tugize umugisha ubwinshi bw'abantu bicaye mu nsengero bugahura n'umusaruro nyawo Kristo dukeneyemo, twaba turi itorero cyangwa idini ryaba ribaye full success muri Kristo. Uyu munsi ushobora kuvuga kubera iki byaha bikomeza kwiyongera n'insengero nazo zikomeza kwiyongera. Ikintu ubajije ni ikibazo dushobora guhita duhuza n'umubare w'abakristo mu Rwanda. Mu Rwanda hafi wenda nka 80 hejuru ni abakristo. Yego. Ubwo nituzamuka tukajya muri 90 baraba basenga. Barasenga. Baba ari abakristo cyangwa atari abakristo. N'abasenga, kandi wibuke ko umukristo hari indangagaciro zimuranga nziza ku buryo zimuhindura umuturage mwiza leta ishaka. Aho rero ndimo nunganira icyo warubaye nkumbaza nanjye uti kuki ibyaha byiyongera n'insengero zikiyongera. Ese insengero ntabwo zigikontribuwa se? Contribution yazo yarahagaze. Ahubwo reka duhita tunabaza urwego rwa RIB rwaje mu Rwanda gukora iki? Niba u Rwanda rufite abaturage 90% bubaha Imana basenga, ariko hari ahantu Bibiliya ngo ivuga ko ariko ibyo sinzano byanditse niba ari byo cyangwa ari ibinyoma ngo intungane ngo bwira 17 muri Bibiliya hari ahantu byanditse ra. Ibyo rero biri mu kindi cyigisho nsatanga. Nibaze iyo mbona meto y'intungane 17 umunsi wo. Ubundi reka nkubwire dusoma Bibiliya ebyiri. Hari Bibiliya yahumetswe n'Imana, hari na Bibiliya twahumetse. Yanditse yo Bibiliya twahumetse ni Bibiliya duterura ibitekerezo byacu tukabyomeka ku Mana kugira ngo byumvikane. Tukavuga ngo Bibiliya yego kuva ko nta hantu byanditse binatudefande, sibyo? Iryo ni ijambo Yesu yabwiye abantu ndetse b'abanyabyaha bakora ibibi. Keriyo umva se ikintu yashatse no kubabwira, wumva ko n'abakristo b'abanyantege nke usanga bagoreka ijambo ry'Imana kubera ibyaha. Kadufasha cyane bicumuro. Urava kunywa wasinze wagera mu rugo ati kandi ukabikorwa no mu rusengero usenga, umugore ati ko sheri waretse inzoga ko ari mbi,
ko zigucumuza ngo ariko se shu ngo ntuzi ko n'intungane bwira icumuye 7 none nge ncumuye 3 sindakitsa no kuri 7 sindakitsa no kuri 7 k'umukiranutsi ubwo urumva ntagerageza hari ikindi cyaho zingira Yesu yabibwiye abafarisayo b'abanyabyaha bari bashaka kwigira abakiranutsi kuri we arababwira ati mwebwe maze n'intungane muri mwe banyabyaha ubwo yaragereranyaga ati n'uwakanyakanya muri bi sibyo buriya ni ukuvuga ngo ni ugufata ibibi byinshi habamo ikibi cyane n'ikiringaniye n'ikibi gusa ariko ntibibyambura ishusho y'uko ari bibi byose byajugunywa mu ngarani ntibareba ngo kuko ngo iki ngo ari kibi gahoro baje gushaka ibintu bibi byose babijugunya yarababwiye ngo nukanyakanya wabivuze neza cyane nukanyakanya muri mwe ugerageza byibura hanyuma twe tukafata none twarabifashe kugira ngo bidefande ibyaha dukora byatunaniye turavuga ati nta muntu ukwiye kwiyita umukiranutsi kujya birashoboka hari n'ibindi bimitse bitari byo hari imvugo za Bibiliya twitwaza zigatiza Satani urwaho rwo gukomeza kudukoroniza no kutugira imbyata y'ibyaha kubera ko atwereka ingingo muri Bibiliya zishobora kuba zisa n'iziturengera tugahora tubiririmba tugakora ibyaha tudahinduka ibyo bita mechanisme de défense. Thank you so much. Mechanisme de défense ukumva umukristo ngo yewe ngaha ngo Yesu umukiranutse ngo ngaba yise Imana inyabinyoma ngo uvuga ko nta cyaha agira kandi koko ugahita wumva uravuze ati koko cyane ndagira ngo mbwira abantu ko abakiranutsi bariho muri iyi si yidutuyemo none se ubundi se twambaye kamere y'icyaha icyo ni icyambere ariko iyo kamere hari n'igice cy'umwuka umwuka wera udufasha gutsinda icyaha ikindi ntabwo twigeze namba tuba supposed kwitwa abakiranutsi kubera umuvumo w'icyaha wari uri ku kiremwa muntu Yesu Kristo aje mu isi yaje guhangana n'icyo kintu yitwa umunyabyaha ku bwacu bivuga kameze nk'uwari uri kugura ibyaha bye abyiyitirirwa Yesu hari icyaha yigeze akora kiri mu isi wagikura he n'icyo yakoze cyamwanditseho cyari icyanjye yiyitiriye kugira ngo nge we yitwa umunyabyaha nge nitwa umukiranutsi kandi ari nge munyamafuti urumva ikintu Yesu yakoze ukuntu kimeze niyo mpamvu iyo twirebeye mu ndorerwamo y'ikintu Kristo yakoze tutari gushobora akambara icyaha cyacu kugira ngo aducungure ntabwo tuba abakiranutsi ku bwacu na kamere yacu kuko ntibyakunda kuko umuntu avukana icyaha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga umuntu abyuka avukira mu cyaha no kubyarwa k'umuntu ubwabyo ni umuruho kugira ngo umuntu avuge ku bwa kamere yacu ntitwakiranuka ariko iyo twirebeye muri reconnaissance y'ikintu Kristo yakoze cyo kwambara icyaha akaba umunyabyaha twe tugakiranuka kubwe niyo mpamvu turebera mu ishusho y'amaraso ye tukavuga ngo okay Uwiteka umucamanza iyo nibonyeho cyangwa mbonyeho amaraso ye nitwa umukiranutsi ntabitewe n'imirimo yanjye na kamere yanjye ubwo kubw'uwakiranutse kubwanjye nibyo bimpindura umukiranutsi niyo mpamvu rero abantu bavuga ngo nta mukiranutsi ngubaho baba bari guhinyuza icyo Kristo yakoze uri gukuraho hano ndagakurura ariko hari ikibazo njya mpura nacyo mu bantu hanze aho mbwira uko cyumva wowe umuntu akavuga ati Yesu yarancunguye mbabarirwa ibyaha byanjye bivuga ngo biraba mu burenganzira bwo gukora ibyaha ko narababariwe already narababariwe hari abantu babikora batyo uri mu icyo gice yewe oya ntabwo ndi muri cyangwa uri kwinterpreta ndimo umpagarariye abandi yego urabyemera umunyamakuru abantu nk'abo ubabwira iki muri iyo mitekerereze ikintu Yesu Kristo yakoze
ntabwo yakoze ikintu cyaduhesheje uburenganzira bwo gusayisha mu byaha, kuko buri cyaha cyose cyari cyandikiwe igihano cyacyo mu isezerano rya kera. Wakoraga icyaha uhita guhanwa sur place. nta bintu byo guca ku ruhande. Yesu yatuzaniye imbabazi. Sibyo? Nuwa ngo iyo nkoze icyaha nyine urumva deja kiri kwitwa n'icyaha. Hamaze hariho n'icya leta tuvuye no mu rusengero. Iyo wibye urakubitwa, urahanwa, urafungwa cyane. No mu rusengero kera Yesu ataraza, iyo wakoraga icyaha, ikintu Imana yise icyaha, hari ikiguzi wacibwaga kugira ngo ujye kukibarirwa no kugikurwaho. Ibyo nibyo Yesu yaje kuturuhura. Ingurane z'ibyaha ni amaraso ya Kristo, ariko amaraso ya Kristo ntiyaduhesheje kuba abanyabyaha, ahubwo yaduhesheje gusobanukirwa ko turi bo d'abord. Nyuma yo gusobanukirwa ko turi bo, adushyiriraho umunzani w'imbabazi ku muntu wagikoze. Ariko umunzani w'imbabazi n'ubuntu bw'Imana twashyiriweho ntabwo nabyo bihagije ngo biduhe gusayisha mu byaha, kuko izi mbabazi tuzifite iki gihe turimo dukorana iki kiganiro. Hari igihe zizahagarara. Niba habaho ijuru hakabaho n'umuriro utazima, umuriro ntabwo uzacanirwa ubusa. Umuriro urwobo rwo kurimbuka. Ubu wemera ko ari cyo kizagera abantu bagashya? Cyane. Niba nemera ko hari abazajya mu ijuru, reka tuganire kwa kantu bajya bakidefanda abantu ngo reka ngo Imana yacu ngo ni nyembabazi, ngo ntabwo yakwitwikira ngo ntabwo yakwitwikira ngo umuntu ngo ashye ngo byiteka ngo reka ngo ni Abanyamadini ngo baba badushyushya abana ngo urukundo rw'Imana ngo ntirwakora ibyo bintu. Ese ntangira abantu bazi zitari no muri Bibiliya z'ibintu Imana igidukorera n'ubundi tukiri no ku isi, byatubera ikimenyetso ko n'umuriro utazima tuzawujyamo. Niba twemera ko hariho ijuru tuzabamo tunezerewe twishimye nabyo byiteka, kuki iyo tugeze ku gace k'umuriro bitugora kumva ko nabwo abantu bagomeye Imana bakanga kwihana, kandi Yesu Kristo yarazanye imbabazi tugomba kuzihitamo ku buntu. Kuki niba twemera ko tuzabaho mu munezero w'iteka twishimye by'iteka, kubera iki bibagora kumva ko hazabaho n'umuriro? Batekereza ko abantu bakoreye Imana bayubashye bakagenda uko Kristo ashaka, iherezo ryabo ringana iherezo ryabo ringana n'iry'abahora mu byaha, bahora bababaza umuntu bwe ndetse n'Imana barananiranye. Ijuru rirahari na Gehenomu irahari, umuriro utazima, kandi byose biteretse mu biganza by'Umwana w'umuntu ngo ahitemo icyo azajyamo cyangwa icyo azakira. Ubwo rero ibyo bintu abantu bitwaza ngo Imana ngo reka ngo ntiyakora ikosa ngo ryo kurimbura umuntu ngo imubabaze ngo byiteka. Nta ngero se bazi zabo yarimbuye b'Isodomu na Gomora ikabatsemba ikabamara kubera umujinya wayo. Batekereza ko iyo Mana yakoze ibyo yahindutse ku buryo izivuguruza ku munota wa nyuma. Imbabazi n'urukundo byayo yabitwerekeye muri Kristo Yesu, ahubwo twagize ikibazo tunanirwa guhitamo imbabazi yaduhaye. Hari indirimbo turirimba ivuga ngo abanga Imana ntibayikunde bazapfa bose be kwibukwa. Yego. Noneho rero aho ntihashimangira yuko abanyabyaha banze kwemera Kristo n'amaraso ye no gucungurwa bazapfa nyine bakaba finished bakarangira, hanyuma abakiranutsi bakajya mu bwami bw'ijuru, bakajya muri bwa buzima bushya nk'uko tubibwirwa, ariko abanze Imana bo bakagenda bazagenda nyine n'ubundi uzaba ubibukamo iki? Umuntu uzaba uri mu ijuru ugira ngo azaba ati ndabizi arimo arahira Olivier ninde? Ba Olivier batubabarire ntibakomereke. Ba Olivier batubabarire ntibakomereke, harimo abaragwa b'ubugingo. Ubundi se utegeza ko umuntu uzaba uri mu ijuru azaba yitaye kubiri kubera muri wa muriro mugani muri ya Gehenomu? Bazaba bibagiranye. Olivier ngo iki? Olivier ngazaba yambaye undi mubiri nundi. Yego, wigeze kuganira na Muzehe Mpyisi arambwira ati yego ko ati byo wivugisha ngo ndi umusaza ngo uragasore, ati niduhurirayo wowe nzaba ndi umujene nawe uri umujene. Yego, ati nta kuzongera kuza umwaka udashaje. Nk'uko mu ijuru tuzambara indi mibiri mishya kugira ngo tunezererwe umunezero wo kubaha Imana, ni nako n'ikuzimu bazambika undi mubiri mushya wo kubababaza. Urakoze papa.
tujye tubwiza abantu erega iri niryo vuga tumwe dukwiye no gukorera kuri social media, kuburira abantu no kubabwira aya makuru, kuko uzi ikimenyetso cy'ibi bintu. Ibi bintu hari ibintu ubundi bajya ngo uzabyumva ngo ushaje. Ibi bintu ubundi tubamo tuvuga bya Yesu Kristo n'ijuru na Gehinomu, hari umunsi bizasobanuka. Umwana w'umuntu yarabitaye mu matwi gutya tukabwiriza ubutumwa akinangira ntakizwe. Hari umunsi umwe buzacya umuntu ajya areba ngo nakora BKM yongere kumpa amahirwe yo kumbwira ibi bintu. Ubundi ikiremwa muntu nticyumva. Iyo umuntu atarahura n'ingaruka z'ikintu aba yumva nta kibazo ari mu buzima bw'umudendezo. Ariko ijuru rirahari, abera tuzaritahamo, n'umuriro utazima urahari. Abanga Imana bose mugani nk'uko maze kubiririmba bazashya bose, bazapfa be kwibuka. Ntabwo ubwo buzima tuzaba tuburimo bwo mu ijuru, ntabwo tuzaba tumayindinga bari gushya. Ntabwo ari business yacu, ni business y'Imana. Ntituzaba tukibibuka. Amarangamutima tuzaba tukigira se. Amarangamutima kandi Bibiliya ivuga ngo iby'amaso atabonye n'iby'amatwi atarumva ngo nibyo tuzabonayo. Ibyo by'amarangamutima rero ndumva amaso yarabibonye n'amatwi. Sinzi ukuntu bizamenya, bizasobanuka tugeze aho hantu, ariko aho hantu harahari. Nanjye ubwanjye niyo ntajya mu mwuka no muri Bibiliya, nizera ko umwana w'umuntu ubuzima bwe butarangira apfuye. Bireke kuba nijuru n'ikuzimu, hari ahandi. Iyi ni ukuri, urakoze. Ubuzima bw'umuntu nanjye uko mbibona rwose, no muri mite n'ibiki, n'ukuntu umuntu akubwira ati hari umuntu wanjye wari warapfuye none namurose, aho ngo baranagaruka, yangarukiye mu bitekerezo. Nturaryama, niba uryama sibyo, none dukura ibintu mu nsengero no mu madini no mu myemerere tubizane muri siyansi no muri psychology. Niba patience uryama ukarota uri mu nyanja, uri kugenda mu nyanja n'amaguru, ibyo uremera ko ushobora kubirota? Kubirota nanaguruka rwose, ndaguruka imisozi nkayimara. Warose uguruka cyane, none nize mbaraga zikora ibyo bintu? N'ubwonko. Urakoze. Kandi ibyo bintu birota utari kubikora, kandi ishusho ukabona niyo. Ndabibona rwose, ukabona niyo, ndetse wanabyuka ukibaza ukuntu uryamye. None niba Imana yaduhaye iyo capacity y'inzozi, wibuka ko yari isi y'umwuka ubwo y'ibitagaragara. Iyo ni imagination ibiri kuba murasinzira, none se pasiya, ibyo bintu ntibishobora no kukwemeza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, cyangwa iherezo ry'umuntu atari iri gusa, ahubwo ko ari uko capacity y'ubwenge bwacu itabishyikira. Nk'uko umuntu atakwiha kurota ngo arota bigizemo uruhare, imbaraga zikora ibyo bintu kuki zitagwishurira ko umuntu atarangira gutyo gusa bya bitekerezo bye nyine ibyo bikurotesha, hari ahandi bijya. Ako ni imikorere y'ubwonko. Buriya niba iby'ubwonko wenda ntitubizi cyane ngo tubyinjiremo, ariko tuzi ko hari igice kiba kibitsa amakuru tuba tumaze iminsi dukonsuminga, niko siyansi bitubwira. But it is not always the case. Mu nzozi akenshi niko bigenda, kuko batubwira ko inzozi, Abafaransa nabo badefinisa ngo inzozi c'est quoi? Ugiye mu ishuri, c'est la succession des idées incohérentes qui n'interprètent pas la réalité. Izo bigenda bikaza mu muntu gutyo, ariko biterekana ukuri, bitajyana n'ukuri kw'ibintu biriho. Izo nizo nzozi. Hanyuma ibyo bikagenda bishingiye cyane ku bintu wagiye ubona, amakuru wagiye ubona. Wenda tuvuge urantutse n'urugero, ariko birambabaje, nta muntu n'umwe mbibwiye, nkagenda nkiryamira, ariko hari agatekerezo nagize muri jewe kakamanuka epfiyo mu cyo biterefuremo. Ibi bintu biraza kugora abantu, reka two kubitindamo cyane. By'inzozi hari akantu uri gushaka kagiye kutwunganira. Oya, n'umuntu ndi guha message ko ndi mu kiganiro kugira ngo reka two kujya mu by'inzozi. Hari n'umuntu udukurikiye cyane ahita avuga ati barakubeshye mu nzozi n'Imana iganira cyane. Kandi wibuke ko n'abavuga ku by'inzozi bavuguruzanya. Ikikwereka aba scientifique ukuntu baba bameze, haruza gaho ati twebwe ubushakashatsi bwacu butwereka ngo imbwa ngimwe rukankana, yego, ngo niba ngari uburaya, ngo inzozi ngo nicyo zisobanura. Ibyo nabyo umuntu yifatiye abantu kubarya amafaranga ngasobanura inzozi. Kigira Yosefu w'iki gihe. Gusa inzozi nazo ziri muri plan y'Imana yo kwereka ikiremwa muntu ubushobozi Imana ifite ku ntekerezo zacu. Wabitanze bisezerano.
uretse basanzwe barota abasaza uri imbere kuvuga abasaza bazarota n'abasore bazerekwa. Imana ishobora kunyura mu nzozi ije kugusura, kimwe nuko hari n'abantu barota ibintu bwacya kuko bikabahindukira ubuzima kubera yahawe impano yo kurota, bigahuza n'ikimana umugambi Imana umushakaho akarota. Icyo nabwiraga abantu tutagiye mu byo gusesengura, dore ko n'iby'ijuru utabisesengura ngo ubishyikire kuko ntabwo birebeshwa ubu bwenge, kuko ntabwo birebeshwa ubu bwenge twasomye mu bitabo. Bibiliya niyo ivuga ngo hahirwa ibyahishwe abanyabwenge bikabwirwa abaswa, kuko uzarebe n'abantu benshi cyane bayoboka ibintu by'insengero akenshi mu myaka yagiye ishira, uretse ubu ngubu wenda byahindutse, wasangaga ari abantu badafite n'ubumenyi bw'isi. Abantu baje mu nsengero wasangaga ari abantu baciye bugufi cyane, badafite n'amasiyanse nk'aya ngaya twebwe dufite uyu munsi wo kuba twarasomye. Ibyo ngibyo ari gahunda y'abakoroni bazanye kugira ngo duhobagire twumve yuko ngo ibyisi atari iby'iwacu, gukora tubireke. Icyo ni igitekerezo cy'umuntu ugambiriye gukomeza gupfobya ubutumwa bwiza, kuko Bibiliya yabayeho. Bibiliya yabayeho. Ntabwo dusoma Bibiliya nk'umwuka, dusoma Bibiliya nk'ubuzima, ndetse buri na geographique na scientifique. Byose birimo pe. Ibyo byose birimo amateka, ibintu byose. None se amateka ya Yesu tutayashakiye muri Bibiliya ntiyari ibitabo by'abanyabwenge bishobora kwerekana ko hari umuntu wigeze ubaho witwa Yesu ku isi? Kabone nubwo hari abavuguruza uko tumubona muri Bibiliya, hari n'abavuga kuko tumubwirwa nuko tumufite mu bitekerezo atari byo, ariko ibyo byose ni ibishingira kuguhatiriza ubwonko bwa muntu ngo areko yabone ibishyanga duhereza. Niko ikiremwa muntu kimeze, kuko iyo urangiye uhakana Imana, umuntu w'umuhanga cyane mu kuyihakana ni nawe uhinduka umuhanga cyane mu kuyemera, kuko ubuhakanyi bwe bumutura ahantu none avuga ati irahari irahari, ndetse yakwijisha ntavuge izina ryayo ngo niba itanahari hari ikindi kinyabubasha kidukontorora. Icyo kinyabubasha rero niyo. Ibyo byose kuvuga turazenguruka twibaze ngo ari wowe n'ibibazo byawe ninde wajyanye undi mu rusengero. Urakoze cyane. None reka duspose basi, reka dufashe abantu duspose kwihari. None ari wowe n'ibibazo byawe ninde wakujyanye kuri yo? Ari wowe n'ibibazo byawe. Se waje mu rusengero uzanye ibibazo byawe ku Mana, cyangwa ibibazo byawe byaraguteruye bikukubita mu rusengero bikuzana ku Mana? Why are you here? Ubona icyo kiganiro turimo noneho nihereho mubwire gihe cyanjanye ahubwo namaze kucyumva kuko uvuze ngo nkubwire icyanjanye. Ese wowe ubyumva? Ese ubundi kubera icyo usenga? Kubera icyo usenga twiganirira. Umuntu arasenga kugira ngo nsinde amakuba abari muri iyi si ashobora kunyataka akamira nawe. Ko giye nsenga bivuga ngo amakuba bayadari ntiwasenga, ibintu byawe bimeze neza. Nuwa ngo dusenga kubw'impamvu, kandi izo mpamvu akenshi nizo ziduterura zikatwereka ko tugomba gusenga. Nibyo ariko sibyo bimeze, ntabwo wajya gusenga udafite impamvu. Impamvu ya mbere uba ugiye gushima, impamvu ya kabiri uraza no gusaba, harimo n'ababigenza batyo. Yego, ubundi bikanahuriramo. Turaza noneho kureba ari isi y'amashimwe n'isi y'abasabiriza. Ni Yesu ifite abantu benshi. Asaba nibo benshi. Chomeka muko gushima ko kure cyareshye kugira ngo Imana ifungure ugutwi yumve. Ako uvuga uti ndasoreza kugusaba. Ndasaba tu. Urakoze cyane rero. Noneho muri iki kiganiro kitaza kuba kirekire, reka turebere hamwe impamvu nyamukuru. Impamvu nyamukuru yagatumye tujya mu rusengero kureba Imana. Tujya mu rusengero kureba Imana. Impamvu nyamukuru yagatumye dusenga. Turaza guhita tumenya ko niba twaragiye kubera impamvu nyamukuru ikwiriye cyangwa twarajyanywe n'indi mpamvu. Dusome hehe? Haraho wagiye kureba. Twamaze gusoma humura. Wibuka ko twamaje gusoma. Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi ndetse cyane, urumva byari byabaye exe, ngo urwo rukundo
rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ikinege n'umwana uvuka ari umwe, fils unique, ngo kugira ngo uzizera uwo mwana atazagira ute, atazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Igihango nyamukuru dufitanye n'Imana n'abantu ni urukundo n'umwana n'intego y'icyamuzanye, gutanga umwana wayo azacungura abari mu isi, narangiza kubacungura abahesha ubundi buzima buzakomeza nyuma y'ubu turimo. Ubundi iyo mpamvu, icyo nicyo kintu nyamukuru cyagatumye tuba abakristo tujya no mu nzu y'Imana, ni urukundo rw'Imana n'umwana wayo n'icyo umwana wayo azaduha. Ikintu ducunze ku mwana wayo gikomeye cyatumye twemera no kuba abakristo ni ukurekonesa no gutekereza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, kuko yaba iherezo ry'umuntu rirangirira ku isi, benshi ntibakizwa bro. Yaba ubuzima umuntu apfa nyine bikaba birarangiye, nta yindi nkurikizi izabaho. Ubuzima bw'umuntu buryoherwa n'icyaha papa, umuntu kiremwa muntu ukuntu kimera. Abenshi bajya gusenga kubera ubwoba bw'uko hari igihe batajya bakazahura n'amakuba mu bihe bizaza. Urakoze, ariko uri umuhanga cyane. Nuko ubwo bwoba nanjye mbugira, niyo mpamvu ubwo ndi kubyumva. Iyo ukubise agatima ko nyuma y'urupfu, iyo ukubise agatima ko nyuma y'urupfu hari umuriro, uhita utekereza ukuntu ihene bayotse ukavuga yego, uhita uvuga ati noneho nkurikije ibintu biba ku rutoki rwanjye, iyi mbabura ntwitse, induru umuntu avuze, induru umuntu avuze, nkwiye kugira icyo nkora kw'ibi bintu nkabihunga hakiri kare. Ariko nabwo nuko naba ninjiye mu kindi kiganiro, abantu baje mu rusengero nabwo bahunze uriya muriro bafite amakuba, ariyo mpamvu gusa kuwuhunga, bahora basengana ubundi bwoko bw'ubwoba ku buryo ahubwo nabwo basa n'abamaze kwicara mu muriro utazima batarawicaramo. Iyo ni filozofi ikomeye. Reka ntitwiyinjiremo cyane, reka ntitwiyinjiremo cyane, kuko kuza mu rusengero kubera impamvu y'ubwoba no guhunga umuriro utazima nabyo birimo indi filozofi itari y'Imana. Ariko icyo gice reka gite tuzakigira ikiganiro cyihariye. Tugaruke kuri za mpamvu eshatu zikomeye zakatujyanye mu rusengero: urukundo rw'Imana, umwana wayo, ubugingo buhoraho. Ubundi gusobanukirwa ko Imana igukunda, kubisobanukirwa gusa iby'urukundo rwayo, nta kintu na kimwe bitagushyira mu biganza. Gusobanukirwa urukundo rw'Imana gusa, ko Imana igukunda. Kabiri, guha agaciro igikorwa yakoze cyo kuduha umwana wayo Yesu Kristo ngo azaducungure. Ni moteri cyangwa n'itike dukoresha turi kuri iyi si tuyivaho dusanga koko uwo mucunguzi. Ubu ngubu nubwo turiho gutya turi mu rugendo, urugendo rwacu rwo kwisi ruzarangira dupfuye tujye mu bundi buzima. Ibi ndi kuvuga hari abari kubyumva, hari n'abatari kubyumva, kuko umuntu utemera Yesu, utemera n'ibyo bintu, biragoye ko wamukonvenka ibi bintu. Ariko nzi igice cy'abantu ndi kuganira nabo kandi barahari. Noneho abantu benshi kukibaza mu rusengero, hari amakuru twasomye mu ijambo ry'Imana. Yesu agiye gukoresha iteraniro rinini, abantu benshi cyane ngo baramukurikira kuko ngo bumvise ko akora ibitangaza n'imirimo n'ibimenyetso byo gukiza abarwayi. Nkwibutse ko ntabwo iri teraniro rihurujwe n'uko Yesu ari umwami, ari Imana. Rihurujwe n'uko hari amakuru bamwumviseho
ko hari ibintu akora by'imirimo ndetse n'ibitangaza. Umukristo ugiye kureba Yesu nk'igitangaza, iyo agezeyo ntakibone avuga ko bamubeshye. aho yagezeyo akakibona ntashobora guhita yemera ibyo bitatu twavugaga. Thank you so much. Thank you so much. Impamvu politike ya Yesu yo gukora ibitangaza ntabwo yabikoze kugira ngo arinde yiyereka abantu ko ari yo Mana. Yabikoze kugira ngo bimufashe, bimusapotinge mu ivugabutumwa, bimuhindikire interamvugo. Abatemezwa n'ibyo avuga byibura bemezwe n'ibyo akora. Gusa ibyo akora ni accessoire y'icyo yamaze gukora. Très bien. Ikintu Imana yamaze kudukorera gikomeye kurusha ibyo dukorera. Kuba yaradukunze ikaduha n'umwana wayo Yesu Kristo, ubundi yari yaramubitsemo byose dukeneye. Turangije tugira ishyaka n'umwete n'umuhate byo kujya gucukumbura no kuzana ibyo yamubitsemo mbere yuko tumumenya tunamutunga, biduhindukire sheki yo gukizwa. None abantu benshi iyo afite ikibazo cy'ideni ryamuhangayikishije, huye ntabwo ajya mu musozi gusenga, ahubwo ideni riraza rikamubwira ngo uracyishe yaho, rikamufata rikamubangatana rimwikoreye no mu rusengero ngo ba kandi bigakora n'abajya bigakora. Uri kumva? Ideni riramufata uwo mukristo rikamubangatana rikamuzana rikamukura mu rugo. We ntabwo aje gusenga bro, no, hari ikintu kimuzanye kimwikoreye kimuture mu rusengero. Hari ikintu ntabwo we azanye ideni imbere y'Imana, ideni rimuzanye imbere y'Imana. Riraza rimwikoreye riramubangatana no mu rusengero ngo ba icara hano. Uyu muntu biragoye ko azahinduka umukristo mwiza kubera impamvu ngiye kukubwira. Ntabwo yigeze atekereza ko yazana ikibazo cy'imbere y'Imana isumba byose, ahubwo ikibazo cye cyaremereye kurusha uburemere bw'Imana muri we, aba aricyo kimuzana ku Mana. Iyo ageze mu rusengero ntigicyamuke, abaho yinubira atishimiye ko ari umukristo, ahora yiganyira buri munsi kubwije nuko bukeye, kubera ko ikibazo kiracyamutsikamiye. Naho iyo yaje mu rusengero kugira ngo arebe mu maso y'Imana, asobanukirwe urukundo rw'Imana no kurekonesa ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Iyo umuntu abayeho ubundi yexpectinga ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, ntabwo ibibazo bimukubita nk'uko bikubita abadafite ibyo byiringiro. Unyumve neza cyane, kuko we byibura aba afite ikintu kimubwira ngo nubwo mburaye nubwo abana batari kujya kwiga uyu munsi, nzi iherezo ry'ubu buzima ko ari ryiza. Sinzi niba uri kunyumva. Nzi iherezo ry'ubu buzima ko ari ryiza, ku buryo ngo n'abizera n'intwari zo kwizera kera muri Bibiliya dusoma mu Baheburayo, ndatekereza ngo iyo bakubitaga umutima ku masezerano y'iby'Imana yabasezeranije, bagakubita no ku mutima ku gihugu berekezamo cy'Isiyoni gakondo yabo, ngo bafataga iby'Imana babwiye bakabibona nk'ibiri kure, bakabisuzugura ntibabashe kubigereranya na gakondo berekeramo. Bakavuga amazu n'amaviza n'urubyaro n'ibikino no gukira za diabete ntabwo twabigereranya n'uyu munezero w'ahantu tujya tureba. Umukristo rero, ubuzima bw'umukristo ntabwo bukwiye kubeshwaho n'iby'Imana yadukoreye, ahubwo umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera no kurekonesa icyo Imana amaze gukora. Bibiliya yatubwiye ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibindi muzabyongererwa. Twakoze ikosa ryo gucurika icyo cyanditswe, dusigaye dushaka ko Imana idukorera mbere y'uko tuyimenya, kandi ubwami bw'Imana ni principles, gira gutya ngira utya. Ubwami bw'Imana bugengwa n'amahame ateye ubwoba. Haraba iki kugira ngo habeho iki? None twebwe bamwe mu batubwirije ubutumwa bwiza bakoze ikosa ryo kutubwira ko Yesu ahagaze ku musozi runaka ari gutubura imigati n'amafi. Tugenda dukurikiye gutuburirwa amafi n'imigati kuruta gusobanukirwa imbaraga zikora ibyo bintu ko twazihabwa natwe tukabyikorera. Uri kumva akantu karimo twagwingije. Yego. None uyu munsi
ibintu twagakwiye kuba tujya imbere y'Imana turekarama twirirwa tubisengera. none hari n'abantu bahagurukiye ngo kudufasha kubisengera. hajemo n'abafasha. uri kumva bivuga ngo hari abantu bafite ubutware ku Mana kuturusha, dukwiye gucaho kugira ngo bayitwikingire. Biracuritse kubera idini. Hari abantu tumeze nk'abaturusha ubutware ku Mana, kandi ubutware ku Mana ni ikizi? Kwatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukabyemera kandi narindi mu nzira y'ibyaha. Ariko nibutse igikorwa Yesu Kristo yakoreye ku musaraba igorogota, agakubitwa ku bwanjye, bakamukubita amacumu, bakamutera amacumu mu rubavu ari ngezira. Nzirikanye ibyo bintu Yesu Kristo yankoreye, nanjye mbaye mube mu nsengere ndihanye. buriya Yesu yo atajya ku musaraba ngo bamukore biriya byose, twese twe kuzajya tujya ku misaraba ubwo twese twari abana bo kurimbuka n'abo gucibwaho iteka iyo adakora icyo kintu. Yesu cyane rwose twari abantu bamaze kunukira Imana. Imana ubwayo yaremye umuntu arebye ibyo umuntu ari kuyikorera ngo iricuza. kandi Imana ngizi byose ko Bibiliya itubwira cyane. Ese ubundi utekereza ko impamvu dusengera ibibazo byacu n'ibyifuzo byacu ugira ngo nuko Imana itabibizi cyangwa idashoboye kubikora? Ni ikintu gihora nyine kitwereka kwihari ko tuyikeneye. ihora utiza ubwenge bwa muntu kuyishaka no kuyikenera. Ukenshi ukajya kubona turi gusaba ibintu ifite, ukabona umuntu amaze imyaka 10 atabyara, n'abaganga barabuze impamvu. Ukibaza impamvu uwo muntu atabyara. Ni ukugira ngo Imana ikomeze idusobanurire ko ituruta. Rase ibifite ubwoba ko ari gihe ifite hoya hejuru se. Kibishaka kuzana proof zigaragaza yuko ibyo byose uri gusesengura nibyo biyigira Imana. ibyo byose yitwa isumba byose, kandi yitwa ishobora byose. Izo analize zawe uri kwinjira nyine niho ibera Imana, niho ibera Imana. Rero abantu wenda tugenda twikiza no ku musozo ntituze gutinda cyane muri iki kiganiro. Niba ikibazo cyawe kikwiperezanta imbere nk'igikomeye kurusha ubushobozi wifitemo bw'ubumana, gishobora no kuzaguhitana. Ntukajye ufata umwanya wawe ubwira Imana ko ufite ibibazo bikurembeje, ahubwo abantu nibatangire bitoze gukoresha press conference n'ibibazo byabo, babiganiriza ubushobozi bw'Imana bafite. Ntabwo babigenze batubwo baganira n'ibibazo bafite. Wiganira Imana ntabwo wikora ikosa. Birava ngo turi abami ngo n'abatambye ngo turi ibikomangoma. Igikomangoma cy'amaganya. Ibintu biracuritse papa. Amahama turengera twarayakandagiye. Ngo wowe pasi nguri igikomangoma wabuze ubwishyu bw'inzu. Nta bukomangoma mbonye aho. Uri igikomangoma, umwana kujya ku ishuri byanze, nguri igikomangoma. Izina rya Yesu Kristo twariheremo byose dukeneye tukiri no kwisi. Imana sinjije ngo ibiyobewe ko mbere yuko tuyisanga tugomba kurya no kunywa. Mbere yuko tuyisanga tukiri ku isi, none ubwo dukora iki? Izi ko dukeneye kurya no kunywa. Abantu bahushije intego y'ubutumwa bwiza bizera ibitari ubutumwa, none bahora imbere y'Imana barekara mu burenganzira badafite. Tandukanya umuntu w'Imana n'umwana wayo. Twese turi abantu b'Imana, ariko abemeye igikorwa yadukoreye cyo kuduha umwana wayo ngo aducungure bahindutse abana mu rugo rw'abantu, muri ba bantu. Noneho abana bayo irabazi, nabo bazi ko ari abayo. Noneho abatari abana bayo batemeye izo kondisiyo zo gukizwa ngo bahinduke abakristo beza, ahubwo baje mu madini gusa. Muri bya bintu twavuze mu kiganiro cy'igice cya mbere cyacu cyabanje, binjiye mu madini, amadini arabafata arabashyikenga, bumvisa ko ari abagenzi bajya mu ijoro abakristo, kandi kondisiyo z'ubwami bw'Imana nta na zimwe bujuje, ahubwo birirwa bagendera kuri discipline z'amatorero n'amadini basengeramo, bakagira ngo birabahindura kuba abakristo ba Kristo. Kumbi ni abanyedini baryoshye kuruta kuba abakristo bakuru. None
none iyo baje mu mana iki kintu kirakomeye cyane. Iyo baje mu mana baza baje kurekera mu burenganzira bw'abana b'Imana kandi batarahinduka abana, kuko ntibigeze bemera igikorwa Yesu Kristo yakoreye ku musaraba. Bityo rero duhora imbere y'Imana dutaka ko dupfuye kandi ubuzima yarabuduhaye. Abana b'Imana bo ntibataka, baratakishwa n'iki ko niba papa wawe agufite mu nshingano ko agomba kuguha school fees, ntabwo ufite uburenganzira bwo kwaka school fees. Ubwo wamujya imbere ukamwibutsa, wibutsa ndagushimira data aragushima yasi amashimwe Imana ikunda uyigarutseho, uri kumva nyine nugushima. Nakubaje ngo mu nsengero ari isi y'abashima Imana n'isi y'abasaba, niyihe ifite ntuza nyinshi, ifite average nyinshi. Twabonye ko ari isi y'abagize ute y'abasaba, bayihora imbere babwira ati Mana turapfuye, turagowe, dutabare, byanze kwishyura amazu, byanze kugira ute, byanze. Duhora imbere y'Imana dusaba. None ibibazo byacu byaradufashe, bitsindagira ububasha bw'Imana ifite muri twe. Ubundi dukwiye kujya imbere y'Imana, dukwiye gufata ibibazo byacu tukajya tubibwira ngo wakibazo wintera ubwoba, mfite Imana igushoboye kurusha imbaraga w'ubukeka ko ifite. Tukaganira n'ibibazo byacu tukabishyira ku meza, tukabwira ati ya Zerubabeli yavuze ngo iki? Yaravuze ngo wa musozi we peti wiyita iki? Haba kuki ngo niryo zina ry'ikinyarwanda riri muri Bibiliya. Haba kuki arungurutse umunezero w'ubuzima ajyamo, w'ubuzima bw'iteka. Arabango reka mubwire, waba ukenewe, waba upfubyiwe, naho imitini itatoha n'inzabibu ntizera imbuto, n'abahinzi bagahingira ubusa imyelayo ntiyere, nta cyambuza kwishimira Uwiteka. Gutura mu isi y'amashimwe ni ikimenyetso cyiza, cyangwa ni iturufu nziza yo gusaba Imana utayisabye. Kurekonesa icy'Imana wenda asubiramo, kurekonesa icy'Imana yamaze kudukorera, kukirekonesa gusa no guhora uyishima kubw'ikintu yamaze gukora. Ibindi byose bisigara ari inshingano z'Imana, kuko Imana ntabwo irishuwa ko ntafatiye mikrofone ngo mbwirize ubutumwa bwiza ntariye. Izi ko ibyo bintu nyambaye umubiri ntabishobora. Bavuga ngo amasengesho y'umuntu ushima ngo ni oroma, agahumuro keza. Yego. Uburyo aragenda akazamuka, noneho ngo Imana ngaho yicaye, wabyanditse yarafite ukuntu abireba. Yego. Kugira gutya kumva agahumuro ngo ngo umuntu heje agahumuro keza gutya n'iyindi. Yego. Igahitiza igatega amazuru ikumva agasanga ni bikemu. Yego. Kumbe ni wa mwana wanjye uri gushima. Ni wa mwana wanjye uri gushima. Kabiri mira kureba atari gukombora mu maso asa nk'ushonjera. Fata icyo kurya mwana wanjye. Uzi impamvu iguye icyo kurya wayishimye? Ntiwigeze uvuga ngo ndashonje. Uzi impamvu iguye icyo kurya wayishimye? Ni ukugira ngo kubera ko amashimwe yiryohera, no kugira ngo ugaruke. Komeza uyihereza kumuro. Bike dusoze wenda tuzakomeza tuganira, iki kiganiro ni kinini cyane. Ariko bene data, dufite akaga n'ishyano yuko abantu baje mu nzu y'Imana atari bo bizanye. Ibibazo byaje bibikoreye bibakubita mu rusengero. Ibibazo bibakubita mu rusengero. Hari abatipe mu rusengero nabo bafite ibindi bibazo, baprofisa ibyo bibazo babizeza ibitangaza, bakuramo n'udufaranga bari babizana tuguje. Bita ko byicanga. None bamwe niyo mpamvu yirirwa bazenguruka isengero kibaza Imana kwituye muri wowe, ubundi uyishakira hatari muri wowe gute? Niyo mpamvu uzabona umuntu none yateraniye aha yayibuze. Nzagushaka tuyiganireho agaciro ko kujya mu rusengero. C'est ça, agaciro ko niba Imana iri muri twe turajya mu rusengero kumara n'indi ngingo. None niyo mpamvu uzasanga umukristo ubeshejweho n'ibitangaza, atabeshejweho n'ikintu Imana amaze kudukorera no kwizera, uzamubona muri iyi sansi. None baramubwira ngo we hari ahantu nzi ebana bishyushye, bakurambikaho ikiganza bagahita bikwikunda. Ikibazo cye nikimuterura kikamutereka muri rusengero, bakamusengera ntibivemo, arahindura ajya ahandi. None Imana ni inzererezi ku buryo none ikorera aha ejo ikaba yimukiye ahandi, akaba ari ujya kuyishakira. Ese ubundi ko Imana ituye muri wowe, bigusaba muvoma z'iki ngo ujye kuyihigira ahandi uyisizemo? Icyo reka tukigire question mark. Hanyuma noneho tuzakora ikindi kiganiro gikurikiraho, turebe kujya mu rusengero bivuga iki. Why do we go at church? Yes. Iyo Mana turimo
tubasha gucommunicatingana nayo dute kuko bamwe barabibasha abandi ntibabibasha yego kugenda bite ngo bikunanire kuki uca ku wundi muntu ugiye kuyishaka kandi kurimo gituma uca ku muntu wundi kandi nawe kurimo ntiwiciye amazi kandi utari uwo gucibwa amazi ushimiye cyane urakoze cyane ibibira niba ngo yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi ariko ngo ntihakwirwe sibyo ngo irambiriza ku isi ntihakwirwe ariko ngo muri njye kwirwamo Imana namayobera ese ndeba amaguru yayo adakwira mu isi tuzabiganiraho ariko impamvu tuba dukoze iki kiganiro wenda tutarasoza ntabwo dushaka ko abantu b'Imana barimbuka bazize kutamenya birava ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzaba batura mu Kristo mwene data uri kureba iki kiganiro tangira gutoza ubuzima bwawe ko utahujwe n'Imana n'ibyo iri kugukorera uyu munsi ahubwo wahujwe nayo n'ibyo yarangije gukora byo kuguha urukundo no gutanga umwana wa Yesu Kristo ngo azaducungure. Impamvu y'ivugabutumwa n'impamvu yo gusenga ikwiye kubishingiye ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo no kuzaduha ubugingo buhoraho. Ibindi byose ni inyongera z'ubugingo, ariko banza urebe niba uri mu nzira iguhesha ubugingo utazatahira viza n'amamodoka. Mwakoze cyane, mwakoze, mugire ibihe byiza. Imana ibahe umugisha cyane.